Alright, si ngombwa ngo unkunde niba ubona nari uw'igikundiro, kandi si ngombwa ngo unyubahe niba ubona nabyo nakoze bishobora gutuma unyubaha. Umwami Mazimhaka nubwo yari yarakabutse ntibyamubujije kuba umwami. Ikaze, iyi ngiyi ni Batizo TV show. Muri cya gice twahariye umuco, uyu munsi tugiye kubabwira imwe mu mihango ya kinyarwanda yabagaho itari ifite na kimwe yangizaga, ariko ikaba yaravuyeho kubera ubusambo bw'abantu. Ndetse turababwira imwe mu mico itari ifite igitwaye, ariko nyuma y'uko abanyarwanda babonye ko nta n'umumaro wayo bagiye bayihagarika. Twibutsa, genda ukande subscribe cyangwa comment, tujye twibanira mu biganiro byacu bya buri munsi. Duhere ku mwanya wa 5 mu bintu 5 by'imico byagiye bivaho, ndetse cyangwa se ibirori byabagaho mu muco wacu bitakibaho. Ku mwanya wa 5 muri bimwe muri bintu byabaga ariko bitakibaho, kuvumba. Nimvuga kuvumba, kera wari umuco yuko iyo abantu bakoraga ikirori ntabwo byari ngombwa ko watumiraga abantu bamwe, ahubwo niyo washigishaga cyangwa ukagura inzoga byabaga ngombwa ko wagombaga gutegura inzoga z'abantu batatumiwe, kubera ko icyo gihe mu muco wacu nta busambo bagiraga. Niyo mpamvu wajyaga kumva hari imigani bavugaga bakavuga ngo uri kunywa kurusha umuvumbyi. Bashaka kuvuga yuko umuvumbyi anywa cyane kubera yabaga atatumiwe, avuga yuko isaha n'isaha bashobora kumukuramo. Kandi niho havuyeho umugani bavuga ngo nta nzoga zibura umuvumbyi, kubera ko kera cyaraziraga kuba wanywesha inzoga zose zigashira nta muntu uje kuvumba. Ariko ubu ngubu kubera ubusambo bw'abantu ntago abantu bakivumba. Ku mwanya wa 4 undi muhango wabaga utakibaho, guca imyeyo. Ubyumvise wagira ngo ni ukujya guca imidoma cyangwa gukura. Oya, si ibyo ngibyo. Wari umuhango wakorwa n'abakobwa kugira ngo umugabo uzabashaka atazagwara umwuma. Ese koko bibaho? Bamwe barabyemeza abandi bakabihakana. Ese koko niba byari ngombwa, abo ubu ngubu ntabwo bazicwa n'uwo mwuma. Ku mwanya wa 3 hariho umuhango wo kubandwa. Kera abakera barabandwaga, twabigeranya ubu ngubu no kubatizwa. Ese iyo babandwaga baterekaga icyitwa intango. Uzajya wumva mu bitaramo bitandukanye bavuga ngo muze musome ku intango, cyangwa se mu birori bitandukanye bagafata inzoga bakayitirira intango. Ni ukubera iki? Ni uko inzoga yabaga iteretse ahantu babandwe niyo yitwaga intango. Icyo gihe intango buri muntu wese wo mwako gace iyo babandwaga yabaga yemerewe kuza akinywera, usibye umwana utarabaga uzi kwivuga niwe bagobekeraga, kubera ntabwo yabaga yemerewe gufata ku mukenke atazi kwivuga. Ku mwanya wa 2 turahasanga kurya ubunyano. Ese kubera iki ubu ngubu bitakibaho? Kera mu muco nyarwanda abana bose, iyo umubyeyi yibarukaga umwana yatumizaga abana bose bo mu gace, hanyuma abo bana bose bo mu gace bahagera bakabatekera umutsima wa rucakarara. Buri mwana wese akavuga izina ahaye uwo mwana, hanyuma umwayo mazina yose, nyuma y'uko abana bishimye bariye banyoye, bagahitamo amazina. Mwayo mazina niyo ababyeyi bafatagamo izina rimwe bakariha uwo mwana wavutse. Ese n'ubu biracyabaho? Byavuyeho kubera indambi, abantu basigaye bikunda ndetse bakunda n'amafaranga. ubu ngubu ntago bikibaho. Twihuse cyane, muri ibintu byabagaho cyangwa iminsi mikuru cyangwa zimwe muri za kirazira zabagaho, ariko ubu ngubu zikaba zitakibaho. Ku mwanya wa 1 turahasanga umuganura. Umuganura cyari imwe mu minsi mikuru yarangaga abanyarwanda bo hambere, aho ku itariki ya 1 y'ukwa munani abantu bahuzaga hamwe imyaka bejeje bakaganura, bakanywa, bakarya. Aho abatarejeje barumbije babashyiraga bimwe mu byo bejeje kugira nabo babaganuze, ubutaha nabo ni beza bazabishyure. Ndetse icyo gihe batekaga umutsima w'amasaka, abejeje amasaka bakenga, ubundi bwo bakanywa bagatarama, agati kagacika kandi kakamera. Ariko ubu ngubu kubera indambi
nta na kimwe kikibaho. Iyi ngiyi ni ibintu twari twaguteguriye bitanu, imwe mu minsi mikuru ndetse n'imico yarangaga abanyarwanda bo hambere ariko ubu ngubu ukaba utayikora. Mbibutsa gukora subscribe, comment, share, mukanashakaza no ku bandi mukaba ko aha niho hantu heza ho kwigira. Iyi ngiyi ni Batizo TV Show. Murakoze cyane.